murakoze cyane tubahaye ikaze kuri Fast Service Podcast. Turabiyegereje, turabizi ko mudukunda kandi mudukurikirana. Nanone kandi turagarutse, gusa uyu munsi tugarutse mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge. Birashoboka ko hariho topic zimwe tuzatugenda tugaruka bitewe yenda nico tugiye kuvuga. Rero turabiyegereje kandi mwagiye mutugaragariza ko mudukurikira cyane, muri abantu bacu 100%. Dusuhuze. Muraho neza. Yeah. Ndishimye kongera kugaruka hano muri no session. Twaje gukora mu rurimi rwacu kubera ubwoko bw'ikiganiro tugiye gukora. Rero buri wese ahawe ikaze, tubashe kubana kugeza ikiganiro kirangiye, dusangira ibitekerezo. Tutaratangira ndagira ngo nshimire rwose abantu bagiye ba reaching out babyita gute, kudutera imbaraga, Yeah. Gutanga some positive feedback. Mwarakoze cyane no kuri ni byiza. Umuntu wese nyine iyo bamubwiye ko ibintu ari gukora ari byiza, hari ukuntu yumva akabaraga kazamutse. N'abandi umuntu ujya ureba video ukaba wayirebye, kuko nyine views ziba zari tuba tuzibona, namwe muba muzibona, ariko nyine ujye ugerageza like utange igitekerezo cyawe, utange comment, kuko ibiganiro tuba turimo turatanga ntago ari instruction tuba turi kubaha, ntago ari amategeko, ni ibintu tuba dushaka ko tuganira. Rero twifuza ko mwazajya nyine namwe muza muri iriya space mukavuga uko mubyumva, tugachallenginga nyine muri ubwo buryo. Ariko so far so good, turabashimiye cyane abagenda batanga comment n'abaza mu gikari, rwose ni byiza cyane kandi mukomereza aho muna sharing. Mwarakoze cyane kutugaragariza urukundo, reka tuzite urukundo. Mwatugaragaje ko mudushigikiye, rero mukomerezaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro kitari buze kuba kirekire, ariko kandi ciza, kigomba kuba ari ikiganiro kitugirira akamaro, sivyo? Ikiganiro kitugirira akamaro. Ikiganiro cya none ni topic nshasha tugiye gutangiza yitwa ngo ubibona ute. Ubibona ute, tuzagenda tuyigarura inshuro nyinshi. Ubibona ute, kuko umuntu wese ashobora kuba afite uko atekereza ibintu. Ufite view yawe, nanje mfite view yanje, ariko twe turavuga ko tubyumva. Yes, nyine ni urumva ni ubibona ute nyine. Uko mvuga niko ngemba nabibonye, nawe urashobora kuba wabibonye ukundi. Kandi ntabwo ari ngombwa yenda ko duhuriza ku kintu kimwe. Ubibona ute rero uno munsi iribanda cyane kuri bene wacu, abo dusangiye ururimi n'umuco, nibo turi buvuge. Ntabwo turi bwinjire mu bandi batari abo ngabo. Ubibona ute rero uyu munsi tugiye kuganira, hera kuri point ya mbere. Utubwire ubibona ute ikintu, point ya mbere uhita uyivuga, nimba hari igitekerezo uyitangaho, kugira ngo duhite dukomeza tuganire muri ubwo buryo. Hazagenda haza n'izindi episode zayo. Ubibona ute, iyi ni iya mbere dutangiye. Birimo biransetsa kubera ko hano hari utuntu twinshi dutandukanye, kandi turimo turavuga ngo ubibona ute. Ibyinshi wenda biraza turabishyira nko kuri negative side kubera ukuntu twego tujya tubibona, ariko nyine namwe muradusangiza uko mubyumva. Ntabwo ndi gukurikiza uko byanditse hano. Kamere ku kintu cya mbere. Umuco, nimba ari umuco, nimba ari standard cyangwa yaje yo kuvuga ko abantu bagomba gupostinga caption zose bakazishyira mu cyongereza. Ibyo bintu byavuye ko tubona abantu bajya bikoramo amakosa menshi. Ese ntago umuntu ashobora gupostinga ikintu ngo expressing mu rurimi uruturimo turavuga, kandi ubutumwa nyine bugere ko bugatambuka, message ikagera ko igenewe. Ubibona ute? Baratubwira uko mubibona, kubera ko nukuri hari igihe ubuziranye n'umuntu, kandi bino bintu turimo turavuga nta muntu turimo ntago ari uguseka wenda abantu ko bandika ibintu, ariko turibaza ese ko mu busanzwe wenda urwo rurimi utabusanzwe unarukoresha, rimwe na rimwe nyine wenda wanarwandika bikagaragara mu by'ukuri ko wakozemo amakosa menshi, kandi icyo washakaga kuvuga ni ikintu wari watekereje cyari kikuvuye ku mutima. Yewe n'abakizi nyine wenda n'urwo rurimi rw'icyongereza baruzi. Ndikuvuga icyongereza ko nico ikoreshwa cyane, ntago nkunda ko abantu benshi bapostinze. Mbese kera watangiye kutubwira uko ubibona, ko nakubajije ngo ubibona ute. Njye ndimo ndavuga uko mbibona. None ukabona umuntu nyine
sinzi impamvu nimba wenda ari icyo tuvuga cyane biba byoroshye ko umuntu ashobora kwi-expressinga mu birumvikana ku bantu bagikoresha cyane ariko noneho ukabona n'undi muntu wastrugglinze kwandika nyine yanabikoreyemo n'amakosa menshi none ukibaza se byari ngombwa undi message kwishyira mu Cyongereza mu gihe wenda bitewe nyine n'urimo urabisoma natwe tubisoma ko turimo turabibona cyangwa ko tujya duhura hariya hanze tukumva utavuga Icyongereza icyo kuri stati ugikura Okay, ntabwo ari ukubuza abantu bashyiraho caption z'Icyongereza ariko se ni uwuhe mumaro bifite cyane ngira ngo iyo ugiye kubwira umuntu ko umukunda cyangwa hari ikintu yakoze niba ari graduation yakoze cyangwa ikindi kintu cyangwa se hari achievement runaka yagezeho ururimi ngira ngo rwagufasha kubivuga neza ahubwo no kubivuga ni ururimi usanzwe ukoresha rwawe ukoresha mu buzima bwa buri munsi sinzi rero impamvu abantu iyo bagiye umuntu abaho avuga ikinyarwanda cyangwa avuga ikinyamurenge ariko igihe cyo gushira ibintu kuri stata akahita abishyiraho mu Cyongereza ibyo ngibyo rero ntekereza yuko uko nje mbibona ko nyine iyi show yacu yitwaye se ngo ubibone ute uruhande rwanje mbona ibyiza ari ugukoresha ururimi wisanzuyemo kuvuga ikintu cyose udastrugglinze ngo wenda bikugore Okay, ni byiza twebwe nuko tubyumva ntago tuvuga ko abantu bapostinga nyine mu Cyongereza nanjye ndabikora njye uri murabivuga kandi nuko yene wenda ariko mba ndimo ndiyumva muri ubwo buryo ariko rero turimo turashaka kuvuga nyine biri worth it kubikoramo amakosa amakosa ntago gukora amakosa ntago ari gitangaza abantu bose barayakora ariko mu by'ukuri nyine abantu dufite nimero tuba tunaziranye sibyo ariko rero ubwo nyine namwe mwengenjige muze kutubwira uko mubibona cyangwa yenda n'indi point ntoya wenda kugira ngo tuve kuri iyo yaba ari ukuvuga se ko Icyongereza ari cyo kizungu donc ari byo bigaragaza umujyi cyangwa se niki kubera ko ntekereza yuko abantu bagomba no kuzaza baba proud y'ururimi rwabo bakarukoresha nyine neza bibaye ari gucommunicating abantu batumva ururimi wakeneye ko babibona it's okay bimeze neza ntacyo bitwaye ariko kandi nta mpamvu yuko igihe cyose ugiye gupostinga ikintu uhita ugishira ngo mu Cyongereza icyo ngicyo tugifungiye nawe uzatubwira uko ubibona please be open ikindi kintu uratubwira point ya kabiri cyangwa nyivuge nta kibazo dukomeza utubwire ikindi kintu tugiye kuvuga kandi icyo ntekereza ko ari kinini umuco wo gukoresha telefone umuntu ari muri church uwagiye gusura abantu cyangwa abantu baje kugusura cyangwa nyine uri ahantu uri mbese uri ahantu hahuriye abantu benshi ukumva ko wakoresha telefone ariko ugafata telefone ukayikanda wenda utarimo uranafotora kuko urimo urafotora tuba turi kubibona nyine ko arimo arafotora ibyo birimo birabera aho ngaho ibyo bintu ubyumva ute icyo kintu ni ikintu kigenda kigaragara cyane ahantu henshi hatandukanye kubera ko telefone ubundi kuri ubu ngubu hari umugabo umwe wavuze ngo bafashe isi barayegeranya bayishyira ahantu hamwe ariko nubwo isi bayegeranyije ntabwo bivuga yuko ugomba kuba ku isi yose amasaha yose ntabwo ntiwaba muri Australia ngo ube muri Canada ngo ube muri Amerika ube mu Burundi ube mu Rwanda uhabera icyarimwe bisaba nyine kubiha time no kubiha discipline ukiha discipline yo kubikoresha uko njye mbibona rero muri ubibona uteye uyu munsi mbona atari ngombwa gukoresha telefone uri mu bantu benshi icyambere bigaragaza ko abantu wagiye gusura nimba ugiye gusura abantu wahagera ugahita ubabwira ngo nimushiremo wifi barayigushiriramo ni sawa wagize n'amahirwe usanga banayifite mu nzu benshi baranazifite bayigushiriyemo noneho kuyikoresha bivuze ko hantu wahatiriye gusa ngo uhicare ariko nurangiza uhave uvugisha umuntu uri muri Amerika kandi hari umuntu wasuye ibyo birasobanura ko hahandi gusa n'ahantu watiriye ngo ubu uhicaye ariko umuvugisha abantu bari muri Amerika mu yandi magambo wa muntu ntago wamusuye umuntu muri kuvugana n'uwo muri Amerika niwe wasuye
ariko uwo muri kumwe muri ako kanya ntabwo wamusuye kuko wahavuye wimutse, urahari ariko kandi udahari. Gukoresha rero telefone wasuye abantu cyangwa abo bagusuye, kwinjira mu rugo ahita wumva ko ari umuco mwiza ko yagabana munshiremo wifi cyangwa we wabasura, urumva nyine hari ukuntu ubusa naho waba buriye heshima nyine umubakose ya heshima kidogo. Ntekereza ko mu buryo nyine bwa discipline reka mbivuge gutyo, no kuvuga ngo hari igihe umuntu aba afite ikintu arimo arakurikirana cengenzi kuri telefone, ariko nimba usuye abantu cyangwa bagusuye ushobora kubabwira ati muranyihanganira mu minota mike nk'icumi hari gahunda runaka ndimo ndakurikirana, hari umuntu ndimo ndayobora se, hari n'ibindi bintu you don't even have to explain yourself ngo uvuge ngo ndimo ndakora ibi. Hari ibintu ndimo ndakurikirana kuri telefone ariko biramfata umwanya nk'uyu, hanyuma tubane. Mbese muraza kubona hari igihe nsohotse, muraza kubona mfashe telefone kubera nyine impamvu runaka yantunguye, ariko nyine nabasuye igihe ntabandi mfite iyo telefone turaba. Ariko umuntu kandi ibi bintu biba mu bantu bato cyane, wenda abantu bakuru bo sinzi nimba bajya babikora. Bimaze kugera mu bantu bose. Ubireba bimaze kugera mu bantu bose, ugasanga nyine umuntu akinjira mu nzu ngo ngo mufite wifi ngo nshyiriramo, noneho ukibaza ntago ibyo si ikibazo, ariko se mu by'ukuri waje kudusura ngo bigende gute? Ko neza ko abantu basuranye baba bagomba kuganira. Donc waje gusura umuntu umukumbuye, mugomba kuganira. Nushaka kujya kuri Instagram. None kera wowe urimutse uvuye aho ngaho uragiye. Noneho aho bibera wasi namba no wagusanze mu nzu yindi bagusanze no mu nzu ya uri familia n'ibyomba byose. Kujya gusura umuntu ukagenda akagusuhuza, ngo muraho neza ni karibu, akicara agafata telefone. Noneho kahita wicara. Noneho umuntu wenda ukanitangiye urugero nubwo bitagize nkanya ntabwo nkoresha telefone cyane, nkunda gukoresha telefone yo ndi mu rugo. Noneho ugasanga uricaye gutya wasuranye, uwo wasuye ari kuri telefone, noneho ukajya ubura n'icyo umubaza ukibaza ibintu arimo arakurikirana. Mbese aho ngaho ni ku rundi ruhande, wewe noneho wagize discipline mu bantu wasuye, noneho usanze ahubwo nyirinzu we nyirinzu ari distracted, usanze nyirinzu we nyine wamusuye ariko ntahari, ntago ahari. Ni nkaho yari kubwira ati yewe uyu munsi ntuze. Reka tureke kubitindamo cyane, ariko ni ukuri bene data ibyo bintu rwose njye mbona atari byiza, njye mbona bigaragaza, ndabizi ko nta intentions wenda zindi z'agasuzuguro cyangwa ikintu baba babikoranye, ariko nyine biba bigaragara ko nawe utabitekereje cyane. Nimba uri umuntu mukuru afasha umwe ugiye gusura abantu, nyine making the best y'uwo mwanya, nimba ari n'iminota 10 cyangwa 15 reka nyine iba ari iminota yanyu mube muri kumwe kabisa, nta yindi distraction. Muri church ukabona umuntu barimo barabwiriza, sinzi utuntu tujya tubafata kabisa. Icyo muri church no ku cyumweru narabibonye, nyine hari umuntu twatwicaranye wicaye iruhande rwanje, kandi igihe cyo kuzuzwa akuzuzwa cyane, ariko bitsa gutya agahita aja kuri telefone. Mu by'ukuri ntabwo wahita ubwirira umuntu mu rusengero, kandi yenda hari uburyo nyine gukosora umuntu nabyo wabikora nabi yenda bigateza ikibazo, ariko uwo muntu nyine ntiyanguye neza yaza akoresha telefone igihe bitari ngombwa. Mu rusengero noneho ni n'ahantu noneho abantu dukwiriye nyine no kubaha, ugomba kuba uri gupayinga attention ku butumwa nyine uri buze gutahana nawe kabisa. Ikintu cya telefone hano turavuze ngo ibihagarare nimba ari sawa, kandi nimba mubishoboye, nibidakunda ubwo nyine ntibizaba byakunze, ariko twari tuvuze ngo byaba byiza ibyo bintu tubihagaritse, noneho tugafokasinga ku bidufitiye umumaro. Tubwire ikindi tugeze ku cya gatatu. Ikindi kuri gatatu ni ikintu kijanye ni gute care, icyitwa care hagati y'abashakanye cyangwa se n'abatarashakana ariko wenda bafitanye iyo gahunda. Care tuyidefininga gute? Kubera ko hari urugero ngiye gutanga yenda narwo duhita tuganiraho, arirwo tuganiraho ariko tudefininga nyine niyo care. Si rimwe si kabiri twumvishe umuntu atongana, cyangwa se nange ivuga ngo araramike, igiswahili kimaze kuba nyine cinshi, atongana avuga ati ngiye ntago umugabo wanjye ashobora kumpaka ngo antwaze isakoshi mu muhanda turimo kugenda, cyangwa ngo amfate ukuboko.
ariko cyane tuvuge kuri icyo kintu cy'ishakoshi kuvuga ngo care iba defined n'ibyo bintu twabitandukanya gute? Care mu by'ukuri iyo shakoshi niyo defininga ko uwo muntu amuhaye care. Icyo ngicyo hano muri ubibona ute uno munsi? Tubwire uko ubibona. Njye ndavuga uko mbibona. Tubwire uko ubibona, yenda biraza kuba bitandukanye n'undi uwo ari we wese. Okay, njye dore ikintu cy'isakoshi uko nkibona bene data. Ni ukuvuga ngo hari igihe urumva nk'abantu badafite imodoka bafite umwana, ugasanga nk'umumama afite umwana n'urugero. Noneho muri iyo case kubera ko wenda barimo baragenda nk'ahantu n'amaguru bikaba ngombwa ko umupapa afata isakoshi. It makes sense. Mbese amutwaje. It makes sense rwose, birumvikana akamutwaza isakoshi kubera ko nyine yoroherwe mbese kuko like ntago nawe yashobora kubifata afata umwana cyangwa nimba namuhetse afate n'isakoshi. Aho ngaho rwose ntacyo bintwara. Ariko noneho tugiye kuvuga muri case abantu ari babiri. Umuntu njye mvuye mu rugo nambaye, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubundi ndimo nditegura ndi kwisiga makeup, ndimo ndasokoza imisatsi, ndimo ndambara imyenda, nkajya gupikinga urukweto ngapikinga isakoshi. Hari ukuntu biba bijyanye. Nyine hari impamvu, hari ikintu kiba cyanteye gucuruzinga bya bintu ndimo ndacuruzinga muri ako kanya. Hari ikintu kiba cyatumye mfata ya sakoshi kugira ngo nyambarane n'iyo myenda. Rero uwo ni njye. Mbese ni style. Warebye ibintu bira complimentinga look yawe yose. Niba ari agapira gatukura n'ijipo ritukura n'ishakoshi itukura urumva birajanye nyine. N'urugero ntanze wowe ari umukara cyangwa ikaba ari irindi bara, ariko twari tuvuge ko ari ibintu umuntu yahisemo kuko bijanye. Nta kibazo. Urumva hari ukuntu nyine umuntu bitabira ngombwa ko ari ibara rimwe kwa kundi umujyanisha amakulera. Noneho ni ukuvuga ngo iyo handbag ibiri part ya look yawe. Like ushaka nyine ku look yose nyine kuba ijanye. Noneho rero njye ntabwo numva ukuntu nshobora gufata isakoshi yanjye navuye mu rugo natekerejeho ijoro ryose ngo nzotwariye isakoshi ngo nindangiza nyiguhuye intwaye. Like kuri njye numva bitumvikana. Mba mbona rwose biri na bizarre nyine, mba mbona ntazi ukuntu bimeze. Ndibaza se nk'iyo mbibonye nkabona umumama nyine udafite indi emergency case zigaragara, udafite undi muzigo nyine afite, udafite ikindi kintu nkabona like no ndibaza se mana okay ni byiza pe nyine ari ukuntu ubona basa neza nyine bamutwaje, ariko se wayizaniye in the first place. Like you nayisiga basi urumva nyine style aho ngaho ntaba yayitayeho aba yishe. Like costume y'umugabo na karuvati na congoye niyo sakoshi yawe ntibihaye bihura zanze. Hari ukuntu byanze. Rero njye nuko mbyumva rwose, nawe ufite uburenganzira 100% bw'ibitekerezo byawe nuko byumva, ngiye mbasangije uko mbyumva. Noneho namwe rero muze kwandika, nyabona muze kwandika. Icyo kintu sinkivugaho cyane. Sinkivugaho cyane kubera ko birumvikana pe. Ahubwo ntago bigomba kuba ku nyungu wewe niwe uri kwibangamira kuko wari wambaye ibintu bisa neza bijanye nuko wateguye. None ufashe kimwe mu byatumaga bisa neza ugihaye undi muntu ngo kandi yenda ntabwo bimubohokeye kugitwara. Iyo rero si okay, wenda care yatangwa mu bundi buryo, ariko wenda kuri ico reka twe kunanagitinda aho birumvikana kuto nta muntu woguma kwikoreza umugabo ishakoshi kandi yayambaye donc yayifashe ijanye n'ibyo yari yambaye. Tukiri kuri icyo cy'abagabo n'abagore reka mvuga ikindi cyanyuma kijya cy'imbabaza nyankunda kukivuga ahantu henshi, sibyo? Tuve ku bya couple. Umugabo uva mu rugo kuko bikunze kuba ku bagabo, sibyo? Agasiga umugore we n'urugero arimo arisiga nka makeup cyangwa arimo arambara inkweto, akagenda nimba ari mu bukwe cyangwa nimba ari mu gitaramo, nta mirimo hafite yindi ikomeye, nta rubanza agiye guca, agasiga umuntu we abura nk'iminota nk'itanu ngo arangize kwitegura ngo saba ngo turabonana, akahita agenda. Biriya bintu ngaho mbwira, biriya bintu bibona ute? Ubona nibyo? Okay, icyo ntekereza ni ukuvuga ngo birimo wenda inzira ebyiri, ariko reka tuzoroshe. Hari ukuba amusize wenda kubera ko yamurogoye yatinze cyane. Icyo ngicyo rwose ngira ngo kirumvikana. Hari abantu baza bazarira bagakabya, mukaba mwakwica gahunda. Niba ceremony yagombaga gutangira 3:00
yenda mukabona mwarengesheje pe amasaha yagiye kandi byaturutse kumwe mu yaba umugore cyangwa umugabo wo byaturutseho n'abagore bazabasiga undi agahita afata gahunda yo kuba yamusiga ico kirumvikana ariko hari uruhande ntekereza rutumvikana ni uruhande rwo kuba wobigira akamenyero kumusiga ukumva ko atari ngombwa ko mujana. Aho rero ni abantu babiri babana mu nzu kandi basangiye byose niko navuga ntizumvikana ko mwaba mugiye ahantu hamwe nurangiza wamufata umugore umusige wumve ko ari ntaco bitwaye cyangwa umugore yamasiga umugabo. Ntugiye kuririmbisha, ntugiye guhagarikira, ntunabwiriza, nturi na protokole. Mbese ubikoze gusa kuko ari ibintu bikurimo wumva ari ngombwa ko wamusiga nyine ukagenda. Ariko mu by'ukuri muri ubibona ute ya none ni ukuvuga ngo icyo kintu turacanze abantu baze basohokana mu rugo bajane bagera naho bagiye mu birori cyangwa mu rusengero n'ahandi gusa hashobora kuba hari impamvu zabitera mu gihe yahawe inshingano zikomeye cyane wenda agiye kuba protokole w'abageni cyangwa niuza gukora ibintu bimwe n'ibindi muri iyo ceremony izo birumvikana cyane ko mutari we munari kumwe hagati mu munsi wenda umwe ari bafite inshingano runaka undi afite izindi ariko kuvuga ngo uramusize urumva nta kibazo nge ndumva umuti w'icyo kintu nge ntekereza ngo ku ruhande turwumva rwose ntago tubyumva neza ariko ikintu ntekereza gifasha ni ukuvuga ngo nimba dufite kuzajya mu bukwe n'urugero wenda hano amako atangira karemo ukuntu nimba bukwe buzatangira saa 4 tukarara tubizi tukavuga ngo saa 4 tugomba kuba turi mu bukwe siko byumbwira yego saa 4 tugomba kuba turi mu bukwe rero ukayamubwira ati noneho kubera ko wenda urumva preparation z'abagore n'iz'abagabo ntago zingana abagore bafata umwanya munini kandi ni byiza nyine kuba ufashe kuko abari mariyitaho bamubwira ati noneho rero tubyuke kare ibyo dukora tubikore nimba ari byo ushaka kumufasha umufashe nimba nta n'ibyo umufasha ariko umubwire ko amasaha ye agomba kuyakoresha neza kugira ngo umwanya wo kuva mu rugo nimba ari 3:30 cyangwa 3 bitewe naho mugiye mwese muzabe mwaranye. Sintekereza ko ikintu mwaraye mukivuganyeho mukahararana iyo gahunda nyine ko umwe yahita avamo ngayica ariko rwose ibintu byo gusigana nta mpamvu musiganye n'ibindi bintu birashobora mwonasigana no mu bitekerezo bita bigaragaza ko mutari kumwe kujana ni byiza hari ukuntu ubona nyine ari ibintu bisa neza ariko kandi nibaza ko abantu batabikora barashobora no kuba batarabibonye nk'ibintu by'ingenzi ariko icyo twabakangurira ni ibintu by'ingenzi rwose byanjye ndumva rero icyo twakivugaho twakirekera gutyo naza ngira ngo iby'abagore n'abagabo n'ibindi ariko nsanze ari byinshi icyanyuma noneho cy'abagabo n'abagore aba ushers bo mu makwe cyangwa muri church tugeze ku ikanisa tugeze ku itorero rya Kristo urumva kandi nimunyumve nabi ngo kabyarabwe nyine hari ibintu umuntu ababona akibaza impamvu yabyo ukibaza umuntu wasetinze iyo standard ukayibura kabisa aba ushers bajya babona abantu bageze tugiye gusenga turi ku muryango then akahita agufata ngo buretse ngo buhagaze aho ngaho akagufata akagucana hariya akabwira umugore ngo tegereza abantu babiri bazanye sinzi ko bigeze kubinkora akabwira umugore ngo dore tegereza umugabo akamufata akamucana hariya ngo umugore ngo nategereze nawe akamufata akamucana ninde wabwiye ko tutaba dushaka kwicarana ni ukuvuga ngo mu ikanisa iyo bahaye basezeranya abapasiteri barimo kudusezeranya bazatubwira ngo aba bantu bazotandukanywa n'urupfu ariko iyo mugeze hariya ku muryango kera bakahita baba umwe bakamucana undi bakamucana hari ukuntu bitaba bisa neza ninde wabwiye ngo tugeze nimutubona ku muryango ukabwira umugore ngo we ngo buhagaze aho ngaho ngo umugabo ariko najya yagira gutya ngo akaba aramuhamagaye akamucana kano kayira nawe ugasigara mwuka byara mwe abantu batwumve neza ntabwo dushaka gukosora imigenzo y'itorero ni ukuri nimba ari ikanisa ryanyu ryabishizeho rikavuga ngo abagabo baza bicara hano abagore nabo bakicara hano ubwo nyine biratandukanye wenda icyo gihe ntabwo dushaka gufosinga wowe protokole ntabwo dushaka kwica ayo mabwiriza yashyizweho n'itorero ariko icyo tuvuga aba bantu ko ari babiri bakaba babana mu rugo bakaba banazanye
uyu muntu nuja kumwicazanya n'undi muntu atazi yenda biranamugora kandi intebe ntizashize wenda ntabwo bakire cyane ngo haruzuye intebe ziranahari ni nyinshi aba bantu iciza muri ubibona ute turavuze ngo muze mubicazanye nimba bitari against y'amatorero y'amategeko yanyu nka church cyangwa nk'umuryango cyangwa se wenda n'imyizerere ya kapoda sinzi ariko ni ukuri wenda sindabaza neza gusa sinzi uko ari itorero ryavuze ngo abagabo n'abagore ntibakaze bicara birashoboka ko ryo bari hari sinzi kabisa birashoboka ko iryo torero ryo bari hari cyangwa wenda ari nk'abayisilamu ntawe ubizi ariko turavuga mu yacu abayisilamu ntabwo turamenya uko byaba yabikora mu yacu rero naho birashoboka ko ariko bimeze ngatekereza ngo icyo kintu mu by'ukuri tuze tugikora neza twicarane ni byiza ariko kandi bidakunze tiwotongana kandi ntibizonaturemererera kwari ukugira gusa ngo tubabwire uko tubibona namwe muzotwandikira uko mubibona ka twihute none uko yarako ndi kubona utigeze ufata ibibazo ngo ubishyire muri telefone nk'uko twari twabipanze reka nkomeze mbisoma nta kibazo soma ikindi kintu ngiye kuvuga nyine nyambona kibangama kandi nzi n'abantu benshi kiza kibangamira cyane cyane abakobwa n'abagore tafazari bijya bitubangamira umuntu mujye muganira nk'uko turimo turavugana sindi kugutega amatwi ubu njye nawe ntiturimo turumvikana neza kabisa turi kumwe ariko ugasanga umuntu arimo arakubwira ikintu arimo aragukoraho gutya umwe hari bamwe ukuca nacyo kiri mu zo tuvuga ibyo turakivugaho iki yari yakimpishe sinari nzi ko tukivuga hari umuntu kabisa mujye muvugana ukabona ari hafi kukugira kugutaninga gutya kugira ngo umurebe noneho ukibaza se mwene dada ndimo ndakumva tuza nyine turi kumwe ndimo ukabona amajeste yabaye menshi arimo arakomeza kugukoraho agakoraho mbese w'icyo wanze ni abantu bavuga bakoresha amajeste gukoresha amajeste nta kibazo ariko kugera kuri extent yo gukomeza gukora ku muntu nimba bazi ngo ntago arimo urumva akazajya kubwira arimo arakugira hari umwe azagira gutya ngiye kurisha birambangamira nzi n'abagore benshi rwose bambwiye ko bibabangamira ibyo bintu sinzi impamvu abantu babikora iki ngiki cyo kirama kiba kigufite tugitindaho ni ukuvuga ngo kereka niba ari wowe utuma tugitindaho ariko ni imiterere ariko nkeka ko ku rugero yenda nkatwe reka mvuge nkatwe abanyamurenge uzi ko abanyamahanga baza niyo batureba turimo kuganira bazayoberwa nimba turi gutongana cyangwa nimba turi kuganira kuko dukoresha amajeste cyane ni ibintu biturimo biri karemano habe n'ubu nyine mpaye mvuga kubera ko impaye ngira gutya ariko ibyo n'abandi barabikora urabona ikintu cy'amajeste biterwa wenda n'abantu mbese jesi nkibonye nk'ikintu kibi ayo ntabwo ari amajeste uba wageze aho ukinjira muri privacy y'undi muntu ukabisa ukamubangamira kuvuga umuntu ukabigeraho umukoraho gutya n'ubundi kumva ntari comfortable kuvuga ndimo ndagukoraho ni kwa kundi umuntu aba atekereje wenda ko mugenzi we adahamukurikira cyane akakenera nyine urabona akazamubwira ati wewe gusa ngizo hari icyo bitwaye ugiye kabisa sinzi ibyo bintu nyine mbona bibanga muzatubwire icyo kintu wenda niba kibangamye kiri debatable abantu bazatwandikire tuzagihaga ariko icyo nzi cyo abanyamurenge bakunda kuvuga bakoresha amajeste kandi ni byiza simbona ko hari icyo zica dukomeze mbese biranga icyo tutagihurijeho icyo ntabwo noneho wumva ari byiza gukomeza kuvugisha nk'umuntu w'abandi tuvuge nimba ari umukobwa cyangwa icyo nanze ni ukumukoraho ariko gukoresha amajeste kugira ngo ntabwo nazanze hari umuntu ukora geste akagera kuri extent yo kugukoraho kugira ngo akwinjizemo point nimba arimo aragira ngo ahite icaho hano arimo arakubwira iyo point uyumve sawa kuri njye kabisa mbona bitari decent ubwo twese tugikiranukeho mwuka byaramwe mutubwire nimba hari abantu baganiza arimo barabukora ibyo ndimo ndakora nimba namwe mu byanga ikindi kintu igico kirasekeje ni ikihe kimbwira nje ukivuga icyo cya mbere kino kintu mureke tukivugeho iminota irashize ariko reka tukivugeho nico nsorezaho hari ikindi sawa ni ukuvuga ngo hari ikintu kijanye tugize iminsi tubona kandi twese tuba tubibona iyo abantu bagiye gutanga impano mu bukwe noneho ni abantu baba barihurije hamwe bakavuga ngo wenda n'urugero kameramani hano
afite ubukwe sibyo tukavuga ngo tuzihuze nk'abantu b'abajama b'inshuti ze tumufungire kado niturangiza tuyimuhe tukabikora ku mbuga tugatanga amafaranga n'ahandi cyangwa tukagira ubundi buryo tubikoramo ariko urumva ni ikintu kiri ni agreement twagiranye ya kado ntabwo iba ari iy'umuntu umwe iba ari iya Cagikundi ariko twaje kuyimuha mbese abakameramani muri minsi baragowe twarabagoye twaje kuyimuha abantu babaye benshi ukazibona umuntu uririye akarazana ukuboko akazagira nkagucya noneho bamwe ejo undi hari uwakandagiye undi yamamukandagira cyane aramubabaza ngo karagira gutyo ukuboko mu by'ukuri icyo kintu yakado ko iba ari y'abantu bose muri rusange uryo uyitanze si yiwe umwegereye nimba ari umuyobozi abamwegereye babiri barashobora kumuha abamwegereye babiri bashobora kumuha yakado bakavuga ati ngiyi kado abandi bagahagarara neza nyine barimo kureba muri kamera kugira ngo ntitunarebe abakameramani noneho ugamusanga oya si n'ikibazo cy'abakameramani iyo uri ku ifoto umeze gutya tuba umeze neza iriya kado ni iy'igikundi reka tureke kwita iy'umuntu umwe iba ari iy'igikundi muze tuze twihangana umuntu umwe ayitange uhagarare neza upozinge wifotoze nk'umuntu urimo urareba kamera bizasohoka nyine uri muri ya groupe yeme twebwe nuko tubibona nuko tubibona namwe niba mufite ukundi mubibona muzotubwire ariko ikintu cyo gutanga kado nyine umuntu akarambura ukuboko guhagarara ni byiza naho bababarijwe muri Cagikundi cyayitanze reka icyo tukiveho icyanyuma point ya nyuma kandi yo noneho iri nyine ntekereza ko ishobora gufungura imiryango ku bintu byinshi twagiye tuganiraho wenda ntekereza ko n'ukuntu abantu baba barakuze se sinzi ariko tuvuga uko tubibona umuco wo appreciating umuntu you know ngo arimo arakora ibintu byiza urabizi ko arimo arabikora mukaba mwanahura ugasa nkaho utazi ikintu akora ugasa nkaho utanamuzi kandi umuzi ibyo bintu bizi ko ajya abikora ariko ntumubwira ati kabisa nkunda ukuntu uririmba you know uje uririmba neza bino bintu twatangiye turimo turavuga ngo turashimira abantu bagiye baricinga nyine barimo batuvugisha ni ukuri bijya bimera neza uzi umuntu iyo kwegereye akakubwira ati nyine murimo murakora ikintu cyiza like hari ukuntu nyine wumva umeze neza abaguhaye courage nyine ariko hari ukuntu uhura n'umuntu uvuye no gukora n'ikintu kandi arabizi akakureba haba ukazajya ubona arimo arakureba gutya gusa ntakubwiye arakwihorera okay muri rusange wenda ibi ni ibintu bijanye na kurya naza mvuga ngo ni imiterere ariko nyine hari imiterere ishobora kuba itari myiza ugasanga mugenzi wanje nimba akoze ikintu no kumva birakugoye kumubwira ati kabisa iki kintu wakoze ni cyiza ntabwo turimo kubivuga ngo wenda abantu bakunda ko abantu babashimira turimo kubivuga kugira ngo igihe mugenzi wakoze ikintu cyiza wumve ko ugomba kumushimira nigeze kuganira n'umuntu mu minsi yashize aravuga ngo nta munyamurenga uzubwira undi ngo ndagukunda ngo ico kintu azavuga ngo turabakunda mu rwego rwo kubitinya mbese ntiyo bapasono ni ibintu mbese bimugoye urumva rero mu by'ukuri tukwiye nabyo kubyiga kubera ntacyo bitwaye ni ibintu bitanga courage abantu imico myiza nimba muhuriye n'ahantu biri ngombwa ko mwappreciating like do it nimba ari umuntu bisaba support hari ibi bintu nyine niba nabivuze ati ibyo biri a bit sensitive noneho kibaze se ko appreciating umuntu hari icyo biba bitwaye kumwereka support ukaba wabimubwira hari icyo bitwaye hari icyo bigabanya kuri wowe kandi ugasanga wa muntu ararindiriye ngo undi muntu natangiza ako kaganiro nawe ahita abona aho yinjirira nawe ahita avuga ngo ngo twarabibonye ngo shango ngo asohoye indirimbo nziza kuki tutari wabimubwiye nyine ko bizi ko yisohoye kuki tutari wamubwiye ko yasohoye indirimbo nziza icyo gusa tubwira amateraniro y'umunsi wa none ubwo buremere bwo kumva uremererewe kuba utabwira umuntu ikintu cyiza ni ukuri nta kiba kigomba kukuremerera ni byiza ko twappreciatingana ubibona ute rero ubibona ute yacu uyu munsi noneho icyabaye cyiza nk'uko twavuze ngo kuri buri point twerekanye hano ushobora kuvuga nawe uko ubibona yewe mushobora no gutanga n'izindi tukazakora indi session ubutaha yabibona ute yabaturutsemo ntago nyine turimo turasetinga standard ariko turimo turavuga ukuntu ibintu tubyumva kandi mu by'ukuri dushobora kubona ko dushobora kuba bibangamye kandi dushobora kuba duhuriyeho n'abandi benshi cyane nta kanisa twakosoye nta community twakosoye twavuze uko tubibona ubibona ute nawe rero tuzahure muri bibona ute utaha
mwakoze cyane turabashimiye mukore subscribe musharing ikiganiro mwandike comment ni ukuri biradufasha cyane saba rero naho ubutaha